dutangiye uyu mukobwa avuga ati uriya mwana ngomba kumukurikirana narangiza nkamufata, ubwo ngubwo nimara kumufata narangiza nkamukuramo isafuriya arafa, uyu munsi nta hantu ari bunshikire. Uku nguku niko dutangiye episode yacu ya 19 ndetse ndakeka ahangaha mwari mwahabonye. Ubwo uyu mukobwa yararangije ahita aseka, niko guhita akurikira arafa. Ukurikire filime witonze. Gusa uyu mukobwa uko yavuga ahangaha barakwereka hirya wa musore nawe yarahaturutse. Abangaba nakubwiye ngo ibyo batangiye gukora byose wagira ngo bari gucungana. Uyu nguyu nawe arangije areba hirya no hino kugira ngo abashe kuba yabona ahantu banyuze. Ntabwo tuzi ngo ese bari gukorana cyangwa ntibari gukorana, gusa turi kubikeka, kandi nawe ubonye uburyo bari kugenda bacungacunganamo wagira ngo aba bantu ntabwo bari gushira hamwe. Ibyo ngibyo byarabaye. Barakwereka hano kwa arafa mudogo yahageze yihuse cyane, arangije atangira kureba hirya no hino ngo arebe niba nta muntu uri kureba. Nuko nguko tuyitangiye iyi episode ya 19. Barakwereka ubwo mudogo yatangiye kuvuga ati arafa, ibyo wigira ngo ufite imbaraga uyu munsi ngiye kuba nareba wowe wanyawo wariwe. Ubwo rero ndakubyiza ukuri yuko ubu tugiye guhanganira ahangaha ku mbaraga nkeya zanjye mfite, ndiyizeye sinzi niba uyu munsi muri bunkire. Ati nubwo bankimye imbaraga atari ko ndakeka imbaraga nkeya mfite ngiye kuzibyaza umusaruro, kandi uyu munsi ngomba kurara mbonye umurambo w'umwe muri mwebwe mu bantu ba hano. Maze uyu mugabo aravuga ati ubu ngubu ndakeka ibintu byose ngiye kubishira ku murongo. Ati koko ubu ngubu arafa ashobora kuba atanariyo. Ati rwose ngiye kuba nakinjira mu nzu noneho mbishire mu nzu ndebe ukuntu muri buze kubikira, uri buze kugiramo mbere wese arahita apfa. Barakwereka uko uyu mugabo ari ahangaha, hari isafuriya yahageze, isafuriya yaramanutse ndetse iza inyuma ye. Iyi safuriya yari irimo umwana mutoya witwa arafa. Maze aravuga ati wowe narakwiyemye ku muryango wanjye, atariko ndabona ugikomeje kuwugendaho, kandi nakubwiye yuko umunsi nzagusanga hano bizagenda nabi, bizaba bibi. Narakubwiye ngo nutamvira ku muryango wanjye ibintu bizakugora, bizaba bibi. Urabona yuko arafa ni umuntu utagira ubwoba, udatinyitse, nako udatinya ahubwo utinyitse. Maze uyu nguyu arangije aramubwira ati umva rero wa mwana we, buriya ntabwo nzi ugiye kuba wamenya. Arangije atangira kuzunguza umurizo, akubise arafa arazibukira, atangira gufata akaboko arakavuna akoresheje imbaraga. Uyu mwana arafa afite imbaraga zidasanzwe. Ubwo nuko nguko yafashe uyu mugabo mudogo amunaga hasi. Arangije avuga ati wowe uri umwana mu kazi, sha tuza papa. Arangije ahita amubwira ati wowe va hano ugende aka kanya, gira vuba bacanga ibintu bize kukubana bibi. Uyu mwana urabona yuko yanamwubashe. Ubwo mudogo yarebye abona agumye hano yanapfa, ahubwo ahitamo kwigendera. Arafa asigara ahangaha. Ubwo wibuke iyi ni roho ya arafa yarije gutabara. Arafa ubwe ni marayika we ku giti cye, roho ye ni marayika. Yararangije ahita yunama gutya, isafuriya irangije ihita yongera irazamuka iragenda. Gusa twabonye arafa hari abari kumuhiga. Arafa we nyawe reka garuka ahangaha. Arafa ari kugenda hano mu nzira mu mashamba, gusa uko ari kugenda gutya hari abamukurikiye, twe twabibonye, kandi we nta kintu azi, yari gutembera ariko ararangije arataha. Ukurikire. Ubwo uyu mwana uko ari gutaha yageze ahangaha arahagarara, atangira kureba, atangira kumva amajwi agiye atandukanye, ariko nta majwi ndi kumva. Atangira kureba hirya no hino. Gusa uyu mwana uburyo ahagazemo witegereza neza urabona yuko hari ikintu ategereje cyangwa se hari umuntu ategereje. Uyu mwana yahagaze ahangaha mpaka. Uyu mwana gusa uko yahagaze ahangaha hari ibyo yatangiye kumva. Ukurikire.
barakwereka mu kanya gatoya wa mudayimoni w'umukobwa yamugezeho. Uyu mwana gusa we ntabwo ari kumubona. Kurikira filime witonze. Uyu mudayimoni yari yamukurikiye ndetse aravuga ngo ngomba kumukurikira kandi ahangaha niho ngiye kumufatira. Twabonye n'undi abomeka. Barakwereka uyu mudayimoni rero nuko nguko yarangije arambura ukuboko. Gusa uko yarambuye ukuboko agiye kumukubita ibibaraga, wa wundi nawe yamuciyeho aramutabara. Ese ni ukubera iki uratangiye gutabara uyu mwana? Nyagasani, uyu mwana koko ubanza ari marayika. Uyu mwana arangije bamuciyeho kuriya, yumva ibyari byo, yumva hari ukundi kuntu bigenze. Gusa arakomeza aritonda. Uyu mwana ntabwo atinya. Uko yari ahagaze ahangaha, barakwereka isafuriya nayo yaramanutse irahagera. Isafuriya ihagarara ahangaha. Wibuke iyi safuriya yari ivanye roho y'uyu mwana ahantu ivuye gutabara n'ubundi mu rugo. Maze isafuriya uko yahagaze aha irangira amubwira ati Arafa, mvuye mu rugo iwanyu. Ati kandi nkuko nabikubwiye mvuye gutabara kuko mudogo yari ahamereye nabi. Mudogo yaragiye kuba yakinjira yarangiza akagira ibintu atera mu nzu, kandi mama wawe we ubwe yari ari mu rugo wenyine. Ati ubwo rero mvuyeyo ngarutse kugutabara, ngarutse nawe kuba nagufata ngo ngucure nkugeze mu rugo. Ati ariko wa mwana we, habuze gatoya hari abari bagiye kukwibasira. Ukurikire filime witonze. Ati gusa nubwo byari bigiye kubaho, haruje aratabara. Umwe mu baguhigaga aragutabara. Maze uyu mwana aravuga ati okay safuriya, ibyo reka tubyihorere, nta ribi, vayo umfate ube wanjyana mu rugo. Sibyo birashoboka ko wantwara ukanjyana mu rugo? Mbwira isafuriya, kandi ni wowe nari ntegereje. Ati ubwo rero mbwira niba bishoboka ko wantwara ukanjyana mu rugo ntiriwe ndagenda n'amaguru, kugira ngo ibyo ngibyo n'ubundi byari bigiye kunkurikirana bitaza kuba byamfatira mu nzira. Maze iyi safuriya iramubwira ati Arafa, kuko ubivuze utekereje neza kandi umbajije ikibazo cyiza. Sahisi ikintu kingaruye ni ukugira ngo mbe naza kugutwara maze nkujyane mu rugo, kugira ngo hatagira ibintu biri buze kukwangiriza mu nzira muhura nabyo, kuko sahisi hari benshi bari kukugendaho. Ubwo rero nta kibazo rwose nk'uko ubinsabye, ndaza kugutwara nkujyane mu rugo. Ubwo uyu mwana arangije avuga ati sawa isafuriya, ngaho vayo ubashe kuba wabikora. Isafuriya niko kugenda itangira kuzamuka hejuru, itangira kwegera uyu mwana nkuko akundi ijya imugeramo gake gake. Kurikira filime witonze. Ndetse ndagusabye kugira ngo ntugende udakanze like, ndetse ntugende utanasubscribinze. Kanda subscribe, share, like ndetse na comment niba wayikunze rwose. Ibyo ngibyo byarabaye. Urabona yuko Arafa yahise agenda mu buryo bwihuse. Ibyo byarabaye. Nyaboneka ntugende udakanze like. Barakwereka hano kwa Mujomba n'ubundi ahangaha yiteguye nk'umuntu ugiye mu kazi. Gusa uko Mujomba ari ahangaha ari kwibaza ibibazo. Ukurikire ari kuvuga ati Mana yanjye, ati ubu ngubu ngiye mu kazi kandi ngiye gukorera umuntu ntazi, kandi noneho ahantu ngiye ni mu mashamba hagati. Ubwo rero Mana, ibi bintu ndi kubona wagira ngo harimo ikibazo. Gusa niba uri kwitegereza neza urabona yuko umunwa wa Mujomba watumbye. Ese we yaba yabaye iki? Wasanga iwabo habuze amashanyarazi. Barakwereka, reka dukomeze. Mujomba arangije aravuga ati rero Mana yo mu ijuru, ndagusabye kugira ngo undindire muri iki gisagara ngiyemo. Ndagusabye kugira ngo undindire muri ari amashamba, kuko ntabwo namenya ngo ngiye gukorera ninde cyangwa ngo yaturutse. Usibye ko wenda icyo nzi cyo nuko ngiye gukora, hari ubwo nzi ngo ngiye gukora iki. Nyagasani ndakwiragije kugira ngo umfashe mu kazi kanjye ndetse uze kuba wakandindiramo. Ati Mana, mbere yuko mva hano mbanje kugusaba kugira ngo ubashe kuba wabana nanjye mu kazi ngiyemo. Amena. Urabona yuko abandi bantu iyo bagiye mu kazi babanza gusenga, ariko wowe
upfa kubona bukeye gusa n'uguhita ubyuka ukagenda, nawe ujya ubanza wiragize amasengesho. Uyu mugabo yari afite inkoko mu rugo atangira kuzihamagara. Mbese uyu mugabo muri make ni umuhinzi mworozi. Namwe murabizi uburyo bahamagaramo inkoko. Uyu mwana yatangiye guhamagara, nako uyu mugabo yatangiye guhamagara kugira ngo abashe kuba yaziterera ibigori ibyo yari afite mu ntoki. Uyu mugabo agiye mu murima, agiye guhinga mu ishyamba, gusa asize yiragije Imana, ari kuvuga ati Imana umfashe uze kuba wandindira mu kazi ngiyemo, kuko ntabwo nzi akazi ngiyemo ni bwoko ki wagwana. Urakwereka uyu mugabo niko gufata isuka ye, arangije arerekera aragenda mu mashamba. Gusa umuntu wamuhaye akazi, umuntu wamubwiye ngo azaze mu kazi, tuzi ahantu yaturutse, twe tuzi n'uburyo yajemo, nubwo wenda yaje yiyoberanyije. Ukurikire filime witonze, ibyo byarabaye. Nyagasani, ese wakibaza ngo uriya mugabo ni ukubera icyo asize yiragije Imana hano mu mashamba? Reka tuhagaruke. Babandi bo uko ari babiri bari gucungana nabo ubwabo bahagaze hano. Uyu musore ari kuvuga ati umva wa mukobwa we, njye ndi kubibona yuko wazanye ubukana budasanzwe, ndi kubibona yuko wazanye uburakari budasanzwe. Uriya mwana wari ugiye kumugirira nabi, ntabwo wari ugiye kumukuriramo isafuriya gusa. Tujye twumvikana kandi tujye tuvugisha ukuri. Narakubwiye ngo mu gihe uzagerageza gufata uriya mwana ntuzabashe kumwangiriza cyangwa mo kimwe ngo ubashe kuba wamugirira nabi, cyangwa mu buryo bumwe cyangwa n'ubundi ubashe kuba wamubabaza. Uriya mwana ni ukumutwara gake kugira ngo umuntu abone uburyo amukuramo iriya safuriya. Ntabwo ari ngombwa ngo tugende tumufata nk'aho ari undi muntu wundi duhanganye. Urumva neza? Uyu nguyu arangije aramuseka, aravuga ati si none utekereza yuko ibintu ngiye gukora ntabitekerejeho? Ati ibintu ngiye gukora nabitekerejeho, kandi nimvuze yuko ngiye kubanza namukubita akagwa igihumure akagwa igihubare, narangiza nkabona ubu mukuramo iriya safuriya. Ati kuko nagerageje kuyimukuramo gutyo sanga ntibyoroshe. Uriya mwana utamufatiranyije kuriya ntabwo biba byoroshye yuko wapfa kumufata ngo ubashe kuba wamukuramo isafuriya. Urumva? Ubwo rero njyewe ugomba kundekera ibintu byanjye nkabikora uko mbishaka, cyangwa mu kimwe nkisubirirayo. Maze uyu nguyu arangije aravuga ati Sifa, ibintu ni bibiri, ugomba kugendera ku mategeko ngomba kukubwira. Ni byiza cyane uba wagerageje kandi uba wakoze cyane kugira ngo ubashe kubona uriya mwana, atariko ugomba kumenya ikintu kimwe: nuramuka umwishe isafuriya ntabwo uzaba ukiyimubonye, kuko numwica agapfa isafuriya izagumana nawe mpaka, ntabwo uzabona ukuntu uyimukuramo. Ikiza rero ni ukureka ugatuza ukamutwara gakeya. Ati kuko nkuko ndi kubikubwira numwica ntabwo uzaba ukiyimukuyemo, uzaba ubuze ibyuma n'intama. Kandi koko ibyo uyu musore ari kuvuga nibyo. Uyu musore nawe yagerageje gutabara uriya mwana, maze uyu musore aravuga ati njye ibintu nkubwiye ubigendereho, kuko iriya safuriya tuyibuze twese twapfa nta nubwo twasubirayo. Urumva? Gerageza ukore ibintu ubikore mu buryo bwawe, kandi ubikore mu buryo bwiza. Njyewe sahizi ntabwo ndi kukurwanya, atariko ibintu byo nkubwiye ni ibyo ngibyo, kandi nta kindi kintu narenzaho. Uyu nguyu arangije ahita yigendera, uyu mukobwa asigara ahangaha. Uyu nguyu asigara ari kumuseka, ari kuvuga ati ariko we, ati ubwo tuvuge rero ko ari impuhwe umugiriye, tuvuge ko ari impuhwe umugiriye, izo ntabwo zaba ari impuhwe, kuko njye nawe twese dukeneye kugira ngo tubone ikintu kimwe, kandi umuntu uzabona iriya safuriya mbere ari beta zegukana. Ubwo rero wowe ushobora kuba uri kundwanya mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi, kugira ngo ntaza kubona uriya mwana ngo mukuremo isafuriya. Atariko uko byagenda kose uriya mwana nta miyaga ndibuze kuzamushiriramo, nta mpuwe na nkeya ndibuze kumushiriramo, ngomba kumukubita mpaka isafuriya nyibonye. Urumva? Uyu nguyu yarangije yari yasigaye hano wenyine,
atangira kwitegereza hirya no hino. Wibuke hari ugiye kumukorera, hari uwagiye guha akazi, arangije nawe ahita abura. Ibyo ngibyo nabyo barakwereka byarabaye. Ese uriya mwana koko ko yaba afite ibibazo, ko yaba ubuzima bwe buri mu kangaratete, byagenda bite? Barakwereka hano hari uri kugenda, gusa uko ari kugenda yakubiswe, kandi yakubiswe n'umwana mutoya yasuzuguraga. Umugabo ari kwigendera, nubwo yaroze bikanga ariko yiviriye kuroga. Ukurikire, ariko yageze yarakubitwa mu bintu atatekereza, mu bintu atazi. Uyu mugabo niko kugera hano ngaha. Uyu mugabo buri gihe iyo yakubiswe n'imbaraga z'uriya mwana aza ari gukorora, wagira ngo umwana aba yamukoze mu mihogo. Aravuga ati ni gute? Njye ntabwo ndi kubyumva rwose. Ni gute umwana nkuriya yanyandagaza akansuzugura kuriya? Ni ukuri ko Imana nkeneye imbaraga. Ati ni ukuri nkeneye imbaraga ku buryo nanjye naza kuba nazifashisha nkubita uriya mwana. Ati uriya mwana ni gute ari kunsuzugura koko? Ati ati ubu koko ibintu bimbayeho ubu mbyite ngo iki? Ati ngomba gukora igishoboka cyose, ngomba gukora igishoboka n'ikidashoboka. Narangiza nanjye uriya mwana nkamwereka yuko umwana mutoya ntabwo ari uwo kunsuzugura kuriya. Oya pe, ibi ntabwo byaba ari ibintu. Ati ngomba gushaka igishoboka cyose, narangiza nkaza kugenda kwihorera kuri uriya mwana. Rwose ntabwo ibi byavamo kunsuzugura gutya. Uzi ko nkubitiye mu gafuka nkumigwa? Uyu mugabo ibintu byari bimubayeho ni agahomamunwa. Umwana muto yaramukoroje cyane. Barakwereka uyu mugabo yarakomeje aravuga ati ngomba gukora buri kimwe cyose nshoboye, ndetse n'icyo ntashoboye gukora ku mbaraga zanjye nkeya mfite. Uyu mwana iki ngiki nicyo gihe ngo tuze kuba twahangana. Ati kandi tugomba guhangana byanga bikunze. Ubu ngubu noneho ni njye nawe. Ubu ngubu ntabwo nzongera kwimagina yuko ntafite imbaraga, ahubwo niyo naba ntazifite ngiye kuje ndabitwara nkaho mfite imbaraga nyinshi zirenze, kuko uriya mwana ntabwo yansuzugura gutya ngo bivemo. Ubu ngubu ngiye kuba iki nicyo gihe ngiye kuba natangira kamwereka isomo. Uyu mugabo wibuke bamukoroje, bamukubitiye mu gafuka, arangije aragenda. Ese uyu mugabo imbaraga n'ubundi ko bari gukomeza kuzimurusha, amaherezo yabyo azaba yahe? Uku nguku niko yagiye, gusa yagiye afite icyemezo, afashe umwanzuro yuko agomba gushaka ukuntu byagenda kose akajya kwihorera kuri uriya mwana. Ibyo byarabaye. Uriya mugabo ntabwo yemera, baramukubita ariko ntiyumva. Ntabwo ari ubwa mbere yarakubitiwe hari ahantu. Reka tugaruke hano, ni kwa Mama Rafa. Barakwereka Mama Rafa yagize gutya aba arasohotse. Wibuke mu kanya mudogo yaraje kumwirenza, gusa Mama Rafa we yari ari mu nzu, ntabwo yari azi ibiri kubera hanze. Ukurikire, barakwereka Mama Rafa yafashe indobo kugira ngo abashe kuba yaje kuvoma. Uyu mubyeyi amaze koroherwa ku buryo asigaye ajya no kuvoma, ndetse n'ikindi agakora n'uturimo two mu rugo. Wibuke amaze igihe muri koma, ari mudogo wamuroze, ari mudogo wamugize ko. Ubwo ngubwo yaratambutse ajya kuvoma, aragenda. Gusa uko uyu mubyeyi yakagiye, hano hasigaye honyine. Barakwereka mu kanya gatoya Arafa yari avuye ku ishuri, yari ahageze, yari ahawe rifite n'isafuriya. Isafuriya irangije ihita imuvamo kugira ngo igerageze kujya kwipanga rikara hejuru, maze bavugane. Ubwo isafuriya nuko nguko yazamutse. Iyi safuriya ni umumarayika w'uyu mwana, ni umurinzi mbese w'uyu muryango muri makeya, ifatanyije na Arafa. Ubwo yaje kuba yamuhagarara imbere, irangije aravuga ati Arafa, ubu ngubu bibaye byiza cyane, urabona uko tugeze mu rugo tudakerewe. Ati ngaho rero hita ujya mu nzu, ugume mu nzu, ntusohoke mu nzu, hatagira ikintu kikugeraho kikaba cyakugirira nabi. Uyu mwana
arangira avuga ati sawa isafuriya urakoze cyane kuba ungejeje hano mu rugo. Ati si none hari ikintu uri gukeka yuko gishobora kuba cyaza mu gihe umaze kugenda, hari umuntu uri gukeka waba waza akaba yaza kumfata akaza kungirira nabi. Ati ese bundi mbaye ndi mu nzu ho ntabwo yansangamo? Maze isafuriya iramubwira ati oya Arafa, ati nakubwiye yuko wowe uri umumarayika kandi ufite imbaraga zikomeye cyane. Ati ubwo rero kandi ahantu utari ngomba kuhakubera, nanjye nkaba ndi kukureberera uyu mwana. Arangira avuga ati sawa isafuriya, ubwo ngubwo ndakeka nk'uko ubivuze ari ukuri, ngiye guhita mbikurikiza gutyo nje mu nzu. Ati ariko si none hagize umuntu usangamo biragenda bite? Ukurikire iyi safuriya niko kumubwira ati Arafa, nk'uko mbikubwiye ndaba ndi hafi ahangaha, nubwo ngiye kugenda nkaba ngiye kugusiga ariko ntabwo ndajya kure. Igihe icyo ari cyo cyose turaba turi kumwe kandi urabizi yuko ngo uhora iruhande, ubwo rero ntabwo nagutererana ku buryo hari umuntu waza kukugirira nabi. Igihe icyo ari cyo cyose mba mpari kandi ngomba kuhabera igihe kugira ngo mbashe kuba natabara ubuzima bwawe. Urumva Arafa, ntuhangayike rwose, ntugire ubwoba. Maze iyi safuriya nako Arafa aravuga ati sawa isafuriya. Isafuriya nuko nguko yahise yerekera, gusa iramubwiye ngo agume mu nzu ntasohoke mu nzu. Barakwereka isafuriya yaciye irazamuka, gusa ibiri gucungira hafi. Umwana nawe niko guhita yinjira mu nzu. Ukurikire filime witonze, ndetse niba wakunze iyi video ntugende udakanze like, cyangwa niba ari ubwa mbere wahagera ntugende udakoze subscribe, share ndetse na comment, kugira ngo tujye tubana mu nkuru nyinshi zigiye zitandukanye, ndetse kugira ngo tuzakomeze kubana muri iyi season. Ibyo ngibyo byarabaye, reka tugaruke hano ku iriba. Hari undi mugore uri kuvoma, urana umugore wa mudogo. Uyu mugore uko ari kuvoma hano, mama Arafa nawe yarahamusanze. Ukurikire mama Arafa egeze hano aramusuhuza ati umeze ute muka mudogo, umeze ute mukeba wanjye? Mbese ubwo uyu ni mukeba w'uyu nguyu kuko abagabo babona ibyene nyina. Maze uyu nguyu aramubwira ati meze neza. Arangije aramubaza ati none wowe umeze ute? Maze uyu nguyu ati nanjye meze neza cyane, nta kibazo rwose, nanjye meze neza. Ati nawe wari waje kuvoma? Ati ndabona amazi wayazindutse. Maze uyu nguyu arangira amwitegereza aravuga ati niko bimeze, nari nageze hano ku iriba nari mvuze nti nanjye reka nze mvome, nari nkeneye amazi yo gukoresha mu rugo rwose. Ati gusa bibaye byiza kuba mpahuriye nawe. Gusa uyu nguyu uko ari kugamba yahise atangira kumukogwa, atangira kuba ameze nk'umuntu ugiye kuruka. Uyu nguyu arareba, uyu nguyu arangije amanuka hepfo gakeya aza kuruka. Ukurikire filime witonze. Uyu nguyu yaje kuba yaruka. Uyu nguyu aramwitegereza, ntabwo tuzi impamvu ibi biri kuba ngo ni iyihe. Ukurikire filime witonze wowe, gusa uraza kuba wasobanukirwa. Kandi wibuke uyu mugore we n'umugabo we babuze urubyaro. Maze uyu nguyu aramubaza ati se ubaye iki? Maze uyu nguyu aramubwira ati nta kintu mbaye. Ati nanjye numvise gutyo bije. Ati ndi gukunda kugira iseseme nyinshi cyane, ndetse ngakunda no kumukorwa. Maze uyu nguyu arangije aravuga ati okay, ati noneho rero fata ngo ukorere indobo yawe wigendere. Ati kuko ushobora kuba ufite ikibazo utarinda warembera mu nzira. Maze uyu nguyu aravuga ati nta kibazo, akiramfatiraho mbashe kuba nakigendera. Uyu nguyu aza kumukorera. Ese uyu mugore ahari yaba atwite? Wibuke umugabo we ahanini ikintu kiba kiri kumutera umutima mubi nuko nta rubyaro, nuko yabuze urubyaro. Ubwo mama Arafa yaje kumukorera, arangije aragenda atangira kwisindagiza. Aragenda nyine arava mu mugezi, arava mu iriba. Aha ni mu iriba, ntago ari mu mugezi. Ubwo ngubwo uko uriya yakagendaga, mama Arafa yasigaye ari kumwibazaho, ndetse asigara ari kumwitegereza. Mama Arafa arangije ahita yicara, atangira kwibaza ati ahari aho
uriya mugore yaba atwite. Ukurikire. Ibyo ni ibibazo mama Rafa ari kwibaza, aravuga ati byaba ari byiza cyane. Ati aramutse yaba atwite nyuma y'igihe kinini, nyuma y'igihe amaze ashakanye n'umugabo we atabyara, ati gusa byaba ari byiza kandi ndabyishimiye pe. Uyu nguyu yarangije aravuga ati aha, wasanga ari byo, ahari nta wamenya cyangwa akaba atari byo. Uyu nguyu akomeza kwibaza ati ariko ikintu cyaba kitumye aba yamukobwa kuriya ndetse akaba yashaka no kuruka akanaruka cyaba ari iki kibaze. Uyu nguyu aravuga ati ubwo nibyo, cyangwa niyo byaba atari byo ni akazi kabyo, ibyo ntabwo bindeba. Arangije aza kuvoma. Ukurikire. Uyu mugore arangije ahita yikorera amazi arigendera. Gusa hari ikintu kidasanzwe abonye, kandi hari n'ikintu kidasanzwe abashije kuba yamenya kuri mukeba we. Gusa hano barakwereka hari uwaje ahita agaragara gutyo, ahita yibonekeza. Uko uyu nguyu yibonekeje yarebye hirya no hino. Ahangaha ni mu ishyamba hagati, ndetse hahandi nawe twajyaga tubona mu zindi episode zabanje. Uko uyu yaje guhagarara ahangaha barakwereka mu cyumba, nawe nuko nguko yahageze. Aje mu kazi mu cyumba, ibyo nabyo byibuke. Uyu nguyu ahangaha niho yaje kumutegerereza. Kurikira filime witonze, ndetse niba utarakanda subscribe ukande ku iyo buto ya subscribe niba nta kintu bigutwaye. Tuzajya twibanira mu gasobanuye ka buri munsi, ndetse no mu zindi episode zikurikira iyi ngiyi. Ubwo Mujyomba yakomeje kuza yegera uyu nguyu, niko kugera hano. Arangije aramusuhuza aravuga ati mwaramutse mabuja. Ati nakerewe. Atangira kubigiramo ikibazo. Arangije aravuga ati wenda nshobora kuba nakerewe, atariko niba ntakereweho nyine basi sorry. Ubwo uyu mugore ari kumwitegereza nta kintu ari kumusubiza, maze uyu nguyu atangira kwisobanura ari kuvuga ati hari ahantu ni nabyukiye ntabwo biba binyoroheye. Maze uyu nguyu arangije aramuseka, aramubwira ati oya ibyo ntabwo ari byo nkubwiye. Ati ikibanze nuko uhageze kandi ukahagera tukaba tugiye kuba twatangira akazi, tukaba twatangira gukora. Ati naho ibyo byo gukererwa rwose nta kintu bitwaye, ntabwo ari njyewe bikubwiye, nta kintu nkubwiyeho, ujye uza igihe ushakira. Ati cyambere ni ukumenya ikintu kikuzanye, ndetse ukamenya ngo akazi kakuzanye ni akahe. Kandi narakwikundiye ndakubwiza ukuri yuko uzakora igihe cyose uri kumva ufite imbaraga. Ni ukuri ntabwo nakubesha. Maze uyu musore anako uyu mugabo arangije aramubwira ati okay urakoze mabuja. Ati si none ku kijyanye n'umushahara urajya urampemba ngahe? Atari kwereka nizere yuko nta kindi kintu kibyihishe inyuma ari kuba ari gukora gusa. Kandi urabona yuko iri shamba ntabwo waryizera, ugomba kujya urampemba umushahara utubutse. Ati kuko n'akazi kawe karavunye mabuja, ni ukuri sinzi nawe niba uri kubibona. Ukurikire. Ubwo uyu mugabo arangije aramubwira ati ugomba kubitekerezaho maze ukajya umpa amafaranga atubutse kandi ukabikora n'umutima mwiza. Nanjye nkunda umumabuja, turakorana tugakorana uruzungu kuko nanjye nakoreye abantu benshi. Ati nanjye ubwanjye ntabwo mba ndi kugorana kandi ntabwo nakugora pe, uzabibona yuko nkora neza. Maze uyu mugore arangije aravuga ati okay ibyo ngibyo nanjye ndabibona, niyo mpamvu naguhisemo kugira ngo uze kuba wankorera akazi kandi nizere yuko utazantenguha. Ndetse na episode yacu nuko nguko tuyisoje, tuzahure muri episode ikurikira. Ndabashimiye cyane kandi ndabakunda mwebwe mwanteze amatwi. Ciao ciao.